Salut madame la secrétaire générale de la FIFA. Est-ce que ça va? Attends. Okay. Wasirura tubeje uri kuvugana nabo muri FIFA. Nariho mvugana n'abantu muri FIFA. Turi kuvugana iki? Ndi kubabwira ko mu Rwanda umunyamategeko wanjye yaje gukora ku kirego. Kiki? Cy'umutoza nabonye barimo baratera ubwoba bamubuza gukinisha abakinnyi bamwe na bamwe kandi baze barusha umupira abandi bose bahari. Uwo ninde? Umutoza wanjye Dariko. Umunyamategeko namaze kumuzana umuhagarariye nanjye umuhagarariye. Barimo baramutera ubwoba bamubwira ngo wikinisha mu gishaje Riberi, wikinisha mu gishaje Riberi. Hari umukinnyi n'umuzi umupira nga mu gishaje Riberi. Match 16 ku gitego cye kimwe. Hari ikindi kintu mubaza. Dariko se uramurega. Jewe ndi gutanga iki kirego muri FIFA kugira ngo uyu mutoza bamuhe ubwisanzure. Umwarimu w'umupira. Kuki batamureka ngo akore ibyo ashaka? Icyo kirego hasi hatacinzeho. Ikindi kirego gisha ngiye gutanga mvuganira umukinnyi wanjye Tuyisenga Arsene. Umucyane mu kibuga. Abakinnyi bose barimo barazana nta mukinnyi n'uyu numwe banganya umupira. Bantu usome kuri kamutwaye na Jetrick ubone gutanga fashe machine. Bantu kamuri rwose. Bakoze cyane rwose. Bantu ugasomeho hanyuma utangarize itangazamakuru. Nararyoshye. Mu gihugu hose urakoze cyane rwose no kuyima. Icyo narindi kuvuga ni ikirego. Umukinnyi witwa Tuyisenga Arsene mugereranyije na Ouattara wirukanga asubira inyuma. Come on, you can do better. Dariko nubwo ngushigikiye kuri mu gishaje Riberi ariko singushigikiye na gato kubwo gukura mu kibuga. Tuyisenga Arsene ibitego by'iyo biramaze gutsinda mu kino 15 uramubaza iki? He is a top scorer. Wasiri wari warabuza kuka ariko ko gutangaza ntabwo nabuza kuka kuri kamutwara ntabwo nigeze mbura kuka ahubwo icyo naringiye kubabwira ni kimwe ubu hamaze kugera amatandatu icyo ndi kubabwira ni kimwe ejo turongera duhure ndaza nambaye nk'umudokteri nzaba ndi gukora akazi ko gusubiza roho mu bantu ejo imitima iri bubarye ndajya mfata imbaraga zanjye nongera asubiza abantu b'imitima izabiri gusohoka muyibona imitima izamuka ejo urabura inyuma y'esiga kubera guhungabana. Kapiteni Haruna Niyonzima yambwiye ati mon frère Wasiri waneruye mu ntebe hano ku munsi w'igikundiro naragiye ariko aho nagiye ndacyari umureyo nageze mwabonye ko nimero hari undi muntu ugeze mbona twayaye irabitse iteretse ahantu mon capitaine Haruna Niyonzima ndakwibutsa ko buriya butumwa warayunyandikiye ku mugoroba nabwishimiye cyane kuva ku munsi w'ejo rero iriya joro nimara kuvaho turi busoze ukwezi kwa kabiri uku kwezi kwa kabiri kuri burangire Rayon Sport iri guhatanira igikombe cya shampiyona n'undi muntu mushya utari uyu nguyu turi inyuma. Hanyuma Wasiri witwa Suleiman Dafe wari uri mu nyongorango ya Kinamani. Banyamakuru inshuti zanjye ubutumwa mu bungereze kubareyo nagiye kumwakira ari ku mugoroba yaje yambaye bring aranyongorera mu gutwa arambwira ngo iki ni ikimenyetso cy'inyenyeri nzanye yo kumurikira umupira w'u Rwanda. Umunsi ni nabwo Sergio Busquets yise for ikipe ya Rayon Sport. Yahamagaye perezida w'ikipe ya Rayon Sport nimuzegura muze kubimubaza aramubwira ngo felicitazione ati felicitation kubwo gusinyisha umukase wamubonye uyu ni doctor ugise umukinnyi usanzwe gukinana n'aba bakinnyi babatariye bana metero imwe na santimetero 98. Uyu ni umugabo iyo arimo arahumeka gusa kirahumeka cyo kigenda cyubungo abakinnyi baciye bumvaga guhumeka gusa bagatera umupira ukayita ugenda ugahagarika no mwuka wonyine ari guhumeka none natangira gukina bizagenda bite umupira kurwaga no guhumeka gusa ariko Wasiri biriya yakuragaho umupira arimo arahumeka ko ari uguhumeka gusa ko ari nibyo byakuragaho umupira none natangira gukina bizagenda bite mutsinze ikipe iri ku mwanya wa nyuma Musanze barya ibirayi byarabananiye gusa izi mbaraga mu by'ukuri ntago ari uko wenda mwahuraga wohutse oya ibintu mubyumve neza ntago musunitse umusinzi ikintu kimwe gihari nta kibazo ikintu kimwe gihari journée ya 16 twirinze gukora ikintu cyatuma ikipe duhanganye zongera kugeza isibikije ibintu twarabyirinze dukora systeme yo gutuma bishuka ngo batekereze ko Rayon Sport inganya imbaraga nabo ikibazo nibaza tunganya imbaraga ko barabona utunganya imbaraga ubu njye mfite top scorer w'ibitego 12 nguyu ibitego 12 yamaze kubigeza yambaye nimero 12
bibiri biriya nta mukino utabifite muri APR ariko se ibyo bitego nta kibazo ariko ibyo bitego bibiri murimo muravuga umudefanseri wanjye centrale Yusuf Diagne arabifite none mugiye kujya mugereranya umudefanseri n'umwataka ariko mu bikino 10 n'ingahe okay nta kibazo reka dutegereze turi kazonga wasira amagaju nayo sinakurikizaho kuyatera ubu rero ndabahamagaye mwese ngo muze tumanukane ariko ntabwo tugihuye tutarabanza kwinjira muri kimwe cya kane cya Peace Cup kuko dufite match tugomba kwakira Rusi ibyo twakoze mu karere ka Rubavu abantu batabona ishararaza kuba yagarutse ko yari yamaze kugira amakarita 3 niyo mpamvu mutigeze mubona nta kindi kibazo yari afite isharara barimo ariko na Suleiman Dafe ndetse na Kevin Muhire iriya Mediane Robertinho yarimo arayituza arimo arakumbuza abantu ya Barcelona 2008 wowe urayibona Sergio Busquets ameze nka Suleiman Dafe ahubwo Manchester United imaze nyubuto here Manchester United here in Rwanda we have a defensive midfielder who is performing more than Manuel Ugarte. Please bring here a fair price. They're gonna give you a real defensive midfielder. That's a Suleiman Dafe. Kandi nanone nkongera nkabibutsa ko yagezaga assist ya 12 muhire Kevin mu rushanwa yose amaze gukina ariko se nta namashimwe uyu mukinnyi w'umunyarwanda azi umupira kirari yamuhari wowe nyine ariko muhire Kevin mu umuntu watari assist ya 12 brother ihuye ngo muri Afrika hose uhereye mu majyaruguru ya Afrika mu Misiri ukamanuka ukagera muri Afrika y'Epfo nta nimero 10 umupira nk'uwo hari abantu bari batanze ubutumwa babwiye abavugo ariko se nako twabonye ngo Rio idashobora gukina ngo itamufite mwagerageje ukuntu ngo mumudukiza ngo akongera agasiba nk'ibikino mwige amufata wamukura araboneka ohereza ikirego munyihanganire rero nkomeze nkore ku kirego cyanjye cyo kuburanira abakinnyi banze ugenere ubutumwa mukeba mutangariza ndamutangariza ikintu kimwe ni n'ubutumwa butari ubwanjye ahubwo ngiye gukoresha ijwi rirangure nahawe na kapiteni Haruna Renzo ku munsi w'ejo Wasiri araba yitwa Dr. Wasiri ushinzwe gusubiza imitima mu bafana bake icyo kintu kizaba cyanze murakubitwa bimwe bibi ikipe ya AS Kigali ahaniraye bayibuze hari umuntu uzahaniraye murahazi reka da oya kuyireba naho yari irise nese bari kurebera match nyine mu byumba byabo bagombaga kuza kuri stade ahantu iri kurara n'umuntu uri kuyigaburira nta muntu n'umuhazi amazi iri kunywa n'ibirigira imirarya nta uza ahantu byavuye prime izatanga ku munsi w'ejo nta uza ahantu yavuye kapiteni Haruna Niyonzima yanyandikiye message arambwira ngo my dear brother Wasiri tangariza abantu ubabwire ko AS Kigali twaje kandi tugomba guhagarara gukomera Rayon Sport. Murakoze. Mugira umugoroba mwiza reka nohereze ikirego. Murakoze. Yendere ntari bisha.